kandi already nge ndisheriwe already nge already ndisheriwe none wabiririmbye nko ku mukobwa umwe apana bose nge Kigali cya Gitafa akaba ko nkubita kurika akayikubitisha abandi Mutumifu ibirabine n'igitenge arabisana acha ugufi maza bisonga Kwitega kadi kumugoro ubona nk'indirimbo ziri gusohoka muri iki gihe ubona ari nk'ubuwe butumwa ziri gutanga ku rubyiruko nta butumwa burimo ubutumwa burimo nta butumwa burimo kuvuga ngo ahubwo twebwe abahanzi cyangwa se abandi bantu bafite influence ivuga gutya niba umuntu akora ubucucu bro ndimba Gitafa nta butumwa buri ntabwo ntabwo burimo se ubwo bumva nta kintu kirimo ntabwo nose ubwo umwana arajya kuva imyaka 5 ngo kubita kurika hari ako yavuze se yakwiseho hari ako tuzi se ntako yavuze tubwira iki se ahubwo ntiyagiye ugira muri mindset yawe ukavuga ati niba uriya ari kubikora bimeze kuriya akabona hit ikigena atakwirengagiza ibiri serie nkaza gukora bura bucucu so that I should earn something kugira mbona amafaranga sinibona mwisutarimo urimira njya nibonamo babazwa no kwiyumvisha ko hari lovumba ngusunikamo say niwe rukundo nabuze se wankoze ibiki umugabo ukoze ku kibuno cy'umuhosta n'umuhehesi yagikoraho babyumvikanye then yeah that's it ubona nk'iki nk'umuhosta ashobora gukora kugira ngo atagaragaza discipline nke mu gihe umukiriya mukozeho kandi nako biba bimeze ntabwo aza guhostingana niba nkukunze mbure kugukoraho ngo nanjye nk'umuhosta you have to have values hagenda utahita umutabukira ngo gutya you be upset anyhowly ariko nyine itukwama ariko nyine ntabwo umuntu ushire indangagaciro ntabwo wahita rega bro ntabwo mvuze ko abose ari indaya ariko n'indaya ntabwo wapfa kuyifata gutyo ntabwo wapfa kuyikoraho uko wiboneye ugomba kubaho ikintu bise nyine ubwumvikane hagati yanyu mwembi babakunde nta mafaranga mufite man oya amafaranga harya bahari abwo atari enough for that person abwe ikintu mugomba gushaka umukunzi n'umwunganizi apana umugabo nyine hari gushaka husband no gushaka partner umwunganizi ni wawe undi nyine muzafatanya kugira ngo mwiyubake mu gihe nta kintu muriho ubona ko uri umusore nta muntu ugira ubwanwa akiri umwana si ubizi nge twabivuga gutya nge ndi umwana mukuru uri umwana mukuru ntabwo uri umwana bro umuntu iyo yazanye ubwanwa aba yakuze ubona nk'umuntu wemerewe gutereta agakwiye kuba afite amafaranga ngayo mu mufuka byibuze minimum biterwa n'umwana ugiye Hello my beautiful people, I hope you are doing amazing. Now listen to this. Ni wa mungu bawugura mwawugiranye nyita Krista, inumwa Kristo, the most wanted voice in town, your boy, your host, nyita Krista cyangwa unyite KORA wakoze nigeze ikorera amaboko. Aka kanya rero twagarutse muri studio za KORA TV SHOW ntabwo ndi ngenyine, hamaze kuba mu rugo bamwita Zuni. Komiyo Zuni Zuni ngo bimeze bite man? Numweru uyu uvuze ngo umweru ubishatse kuvuga iki biri clear nyine na shidabuze biri clear Zuni twaherukanaga mu mwaka wa 2025 ndatekereza ko turi kuhura Zuni uyu mwaka wa 2026 niki kintu uri kubona wavuga ngo utandukanye n'umwaka wa 2025 umwaka wa 2025 cyambere abazi byinshi nararwaye uyu mwaka narakize uriya mwaka amaze amezi 4 bro ndi soba uri soba utarasoma no ku nzoga na rimwe inzoga zo nazo nywa nyine ndi soba mu bundi buryo okay n'ubwa mbere nakiri umuhanzi hano kuri KORA TV SHOW nkamukoresha kero kintu nshaka ko dutangirana n'isengesho nk'umuntu wari urwaye ubanze ushima Imana byanyabyo okay arya twicishe bugufi dusenge Mana yacu turagushimye turaguhimbaje kwa twagize igihe tugiye mu kabazima izina ryawe rihimbazwe warakoze kundinda mu burwayi warakoze kubana nanjye muri byose ndetse n'inshuti zanjye tukaba tukigeze igihe tugiye mu kabazima izina ryawe rihimbazwe Mana ngwino ubane natwe mu iki kiganiro undinde gukotora ubane nanjye
nagarukiye views mu izina ry'Imana amen amen none ugiye wabikonfirma ko ndi intumwa ya Kristo bro n'ubwa mbere nakira umuhanzi hano kuri KORA TV SHOW nkamubwira ngo abanza asenge Zuni nshaka ko banze dukubitira freestyle yawe kugira ngo abantu banze bakwibuke wahera kuri garuka wahera ku ndimbo wagiye ukora kera iyo urashaka kabisa ndaza ngira utubazo mwibarizaho oya ngiye kamere kuri garuka then freestyle tazitamo hagati se umutima uragushaka kandi urabizi ko nyigukunda oh baby let me fix that babarira ntibizongera why did you leave me lonely ese mba nguteye isoni ese nuko mba ndi ku nkoni oya baby urancanga nkumva nakwama why you did blow my mind you did blow my mind oya baby urancanga nkumva nakwama why you did blow my mind you did say ni wowe nkunda ariko bumbeshya I to God uri muneza bananza barimo neza nzangusanga ariko kagenda ni wowe nkunda ariko bumbeshya I to God uri muneza bananza barimo neza nzangusanga ariko kagenda the north door pest guza umusanga ariko akagenda Zuni kukunda kuririmba indirimbo wajyanga uri umuntu wakunze guterwa indobo cyane ahubwo nanjye ibyo biboro bijya bimbaho no kubera iki man nk'iboro tudahita yamaye beat rukumva ndi stum ukubona n'umujene witwa Jazz njyewe njya muri stum mfite gahunda yo gukora buri romantic bro nana yanditseho agace kamwe ako buri gihe ngeze kuri beat itanumva depression uhita wumva depression byagenze gute kugira ngo indirimbo zawe ujye uzanamo akantu ka depression nari ukumva amaroni cyane simbizi ariko no omalike abo nibo bantu numva nibo ukunda kumva cyane kwezi kose batisima nabwo ikibazo ngengera muri sto ngahita numva depression like kandi no icyo gihe mbona numva ringi gifite lyrics ziza constantly nkumva nyene ziri kuza naze nanjye ziri kuza okay utagiye kubeshya se wegeze ugira depression y'urukundo bra kiretse mere yanyanze kiretse mere yakwanze ako them bitches nago zatuma hari indirimbo nigeze kumva ngo sineze kujya muri credit ngo nemeze indege urayizi reka niyo niki ntabwo ushobora gufata credit ngo yemeze umukobwa man ko ari byo bintu byenze muri iki ariko ibyo byambayeho sometimes 2023 ngerageza kwemeza umubibi man ukuntu nari ufataga credit byagenze tubwire story yawe byagenze gute afashe cyana kikaga hano kuri international school atabyumva ariko nago mvuze international school yari yo kujya batahita banapuza umwana afite driver n'ibiki byose ndavuga ati okay uyu munsi umwana ngira gutya ahubwo mbaza ngo byarangiye gute byarangiza umwana aje kunsura gito kinyinya amena amavuta abari uyishyura amena amavuta yamenye amavuta bro nyine kumwe bati araza ubwa bwana bwo wakire ndagutekera n'ibiki while she was cooking by mistake amena amavuta njye kureba kuri phone sanga you have received yamaze kugutama kandi waruzi ngo ugiye kumwemeza wowe arambwira ati njye namenye amavuta I know you know good ndavuga ati cyaze ubundi bandi kurwana n'ibiki okay reka twere kujya out of sije twari turiho duhere ku ndirimbo garuka igitekerezo cyo kwandika indirimbo garuka ninde wabwiraga n'umukobwa kwavuze ngo nta nkumi ushobora kwinginga ni mama wawe wabwiraga se mere yarangarukiye ahubwo garuka ariko ifitemo n'akantu nyine ntago navuga ngo biri ariko harimo akantu harimo aka influence k'umukobwa arizi ari kundeba ndabizi ko ubizi ko mbizi hari ahantu waririmbye muri garuka ngo baby ngo utamama jingo nakwegera ukamfata intoki ntabwo bazi si them bitches baby man ashobora kuba atamama ji yawe bro ukumva ako wamwegera akakubwira ati ngewe bimeze bite ashaka ko biba that way kandi mu by'ukuri hari abandi banigatamo that's why I say oh baby utamama ji nakwegera ukamfata intoki basi ndeba duhuza imboni abafite n'isoni zo kukureba kora ko bazi what he did behind that's it none se ushaka ko umukobwa bafata kimwe man ushaka ko agufata nka sheri
kandi already nge ndi sheriwe already. Wowe uri sheriwe. Nge already ndi sheriwe. Noneho wabiririmbye nko ku mukobwa umwe apana bose. Nge Kigali cya Gitafa akako nkubita kurika akayikubitisha abandi. Okay, Zuni, wowe ukurikije wenda uhiste utuma njya nkujyana mu bindi bibazo wenda nateguye cyane. Ubona nk'indirimbo ziri gusohoka muri iki gihe. Ubona ari nk'ubuwe butumwa ziri gutanga ku rubyiruko. Nta butumwa burimo. Nta butumwa burimo. Kuvuga ngo ahubwo twebwe abahanzi cyangwa se abandi bantu bafite influence ivuga gutya. Niba umuntu akora ubucucu. Bro. Ndimba Gitafa nta butumwa burimo. Ntabwo. Ntabwo burimo se ubwo bumva nta kintu kirimo. Ntabwo nose ubwo umwana arajya kuva imyaka 5 ngo kubita kurika. Hari ako yavuze se ko yakubise. Hari ako tuzi se? Ntako yavuze. Tubwira iki se? Ahubwo ntiyagiye ugira muri mindset yawe ukavuga ati niba uriya ari kubikora bimeze kuriya akabona hit. Ikigena Ntakwirengagiza ibiri serie nkaza gukora bura bucucu so that I should earn something kugira mbone amafaranga. Ubona biterwa n'iki rero kuba abanyarwanda muri rusange mbese abantu bose basigaye bakunda ibintu bya kugendera muri kirabaye ukabana bari gukunda ibintu by'amabwa cyane. Gahunda hari no kwigira ikibwa. Gahunda hari no kwigira igicucu no kwigira umwana like you don't care. Okay, ukurikije wenda hari saga ziri kubera kuri social media wigeze wumva ko KNSJ wenda yerutse kwiha abantu avuga ngo aba host bakora mu kabari ngo ni indaya. Icyo gihe yatanze urugero kuri Muyango. Ibyo ni ibintu bakunze kumvaho cyane. Cyaka ko ugira ikintu bivugaho nk'umuhanzi noneho. Cyaka guhita nk'usampling nk'umuhanzi igihe kintu nabivuga byo boro bya Kenisi byo kwita aba hosta indaya. Kenisi ambabarire cyangwa se wari we wese. Okay, katubikemure nk'umuhanzi. Let me just do ngiye guteranya ibintu freestyle nibitavamo neza mu mbabarire ntago nabiteguye. Hano ni kuri kamera naribi gerageza nk'umuhanzi. Okay, let me try it. Ubwo mutunguye gerageza. These days mbona byasaze. Abagabo bari kwambara ibitenge, abamere bari gutaha ubufege, ndabibona nkabona byadenze. Umumere yibereye umuhosta, undaraza ngo nindaya, nyamara bari mashaka icyarya. Aya ibyo katubireke bitanera icyashya. Se inyagarwanda nawe iraje inkwe y'ibifege n'akanyanga, nyamara yanzu wabavuka ahubwo ashaka iby'abanyamerika. Inyangarwanda bro buretse nshaka kubanza usubiramo ako kantu ko inyangarwanda ako kantu banza umubitiro wa murongo. Inyangarwanda nayinkwe y'ibifege se ivanze n'akanyanga, nyuma yihinduka u Rwanda, nyamara ibyo bintu si sawa. Okay, buretse turaza gukomeza. Utaza kuncabiranya rwose tubanze ibi bintu tubivireho rimwe. Batangiye uvuga ngo umumera bayibereye umuhosta. Umumere yibereye umuhosta, undaraza mwita indaya, nyamara barimo gushaka icyarya. Bro ntago bira biboro babikora man. Ubuhosta nakazi bro, nakazi nka kandi nkuko bivuze nawe uri mu TV representer. That's it. Hari abahosta muziranye se man. Grand guy. Babakobwa reka tujye ku bakobwa. Grand guy. Abakobwa ubona bitwara gute? Like uburyo bitwara man no abahosta benshi uburyo bitwara usanga atari nako bameze personal. None se Zuni reka mbanze nkubaze uri kumakana ko abahosta ari indaya. Umuhosta ashobora kujya guhostingana mu kabari, umugabo wenda yamukunda yamukora ku kibona kivumbura. Oya ubuhosta nakazi ku buryo se ushobora kuza guhostinga umugabo ukoze ku kibuno cy'umuhosta n'umuhehesi yagikoraho babyumvikanye. Then yeah, that's it. Ubona nk'iki nk'umuhosta ashobora gukora kugira ngo atagaragaza discipline nke mu gihe umukiriya mukozo kandi nako biba bimeze. Ntabwo aza guhostingana niba nkukunze mbure kugukora ngo nanjye umuhosta you have to have values. Hagenda utatumutagukira ngo gutya you be upset anyhowly. Ariko nyine itukwama, ariko nyine ntago umuntu ushire indagagaciro ntago wahita rega bro. Ntago mvuze ko abahosta ari indaya, ariko n'indaya ntago wapfa kuyifata gutyo. Ntabwo wapfa kuyikoraho uko wiboneye. Kumba kuba ikintu bise nyine ubwumvikane hagati yanyu mwembe. Iyo mwumvikanye that's it. Okay, niba ukunda gusohokera mu tubari cyangwa ujya ukunda kujya mu mashow cyane, nta muhosta urabona se kavuga ati nanjye ndumva namukanda. Uzahana umuyango nya hostings. Uzahana nya hostings. Bro nyine baraba baby abari ikiza none baraba baby bano baba hostinze habara bari n'ibyana byiza tu. Ariko nyine
ntago mani wabikoraho gutyo tumwe. Okay, ujya ubona nk'akabari gatafite abakobwa beza gashobora karababura nyine. Okay, urabizi ko noneho umuntu ashobora kuvuga ati ngenda ya kunywera kwa kanaka niwe ari abakobwa birekura, ibyo bintu urabyemera? Ndabyemera 100%. Mwese abavuze ngo birekura mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo abagabo ukuntu tumeze we meant for each other. Umugabo wakeneye umugore uko byagenda kose arakamaze niko ni ukuvuga ngo niba nyine ugiye kuka nyine none se why are you gay ubundi wo kumbaza ibyo bibazo? Ntabwo man uzi ko njye nasohokeye ahantu hari umubebi na virunga me iki oya byuzuze ibintu byo gucikiriza ntabwo mbishaka byuzuze neza nyine biba byabaye kuvuga ngo ababebi abakobwa cyangwa se abari baratwuzuza muri twe uko uri ko kose uri umugabo umukobwa aragushima mu buryo bwari bwo bwose ushobora kureba umugore ukishima ukabona ukuntu ameze ukishima kimwe nuko yanakubabaza ariko still nkaho mu kabari none se hari umuntu bamuziranye ariko nyine wo mubona wese agomba kugushimisha nyine ukareba ukumva urishimye tu. Okay, ngo reka nkubaze uramutse ugiye nko mu kabari ugiye mu kabari ukabona ahantu ugiye abakobwa bawo ntabwo bari nyine uri kubakora bakagushitinga ukaba wajya no mu kandi kabari ukabona bari kukwakira uko buryo noneho namukora ukabona ari kugusaba. Hari umugani bavuze bivugaho wajya nawe. Hari umugani bavuze sinzi niba ari byo ko ngo nyine mwako ninda yaziramwima wishyuye yawe ndazaho byati bro you agree. Hari umujene tukigana kuri high school navuze twigeze kujya haboro mugashangira man ivuga cyane kumva rero baby tuciringisha bakirigisha baby turi gukiringishiriza uwo muji rero twagiye kubigiramo nagiye kumugura indaya nabyo mvuze nari ngovuga umubebe asharavuga ati narize ko ari weho none n'uyu nguyu wari guciringira uyu nguyu ubwo ari we aramaye yabatsangahe yabatsangahe bitari ibanga turabizi ko atari wari uri ibyo bibazo twabivuze ko nabyo turi buvuge. Okay, reka tubyiyore. Wigeze ugeragezaho cyangwa hari nk'umujeni wawe wigeze ugeragezaho kugura indaya wabivuze? Ese ubona ari nk'iki nk'urubyiruko muri iyi minsi bireze cyane ukabona nk'umuntu agira isoni zo kuba yatereta umukobwa cyangwa akavuga ngo aho kugira ngo nirushye uyu mukobwa azangora reka nifatira indaya, ubona ari nk'uwe ubutumwa nahabura abajene bave mu ndaya cyangwa bave mu busambanyi n'ikintu nabwira abakobwa arimo nuriya baramukobwa ni mwiza ukumva amubwira nyine batwakira uko turi bro babakira uko bari ubuye buryo rero uko n'abajene bagerageza barekera kwerekana uko batari babakunde nta mafaranga mufite man oya amafaranga harya abahari abwo atari enough for that person abwe ikintu bamugomba gushaka umukunzi n'umwunganizi apana umugabo nyine hari gushaka husband no gushaka partner umwunganizi ni wawe undi nyine muzafatanya kugira mwiyubake mu gihe nta kintu muriho then husband ni wundi uzagutunga azanafata yego wafata credit n'ibiki bitana connection kugira ngo none ikintu kibabaje abajene uko tumeze kose turahasolinga kugira ngo uwo muntu dukunda abeho neza. Ababebe babona ibiceri they invest in themselves bakita babyishoramo bo mu beburi class ni sokane ngira mu gihe twakuvuga ati tubone ibiceri dusokana ababebe ahubwo bafata mbona ibiceri ni sokane inguru twenda tumegezeho nibiki ngewe mbona ibiceri nunge simbi cyangwa nunge anje cyangwa bimere gutyo. Uba wumva umuntu ugabo wemere kujya mu rukundo ndabibona ko uri umusore nta muntu ugira ubwanwa akiri umwana si ubizi nge twabivuga gutyo nge ndi umwana mukuru uri umwana mukuru ntabwo uri umwana bro umuntu iyo yazanye ubwanwa aba yakuze ubona nk'umuntu wemere gutereta agakwiye kuba afite amafaranga ngayo mu mufuka byibuze minimum biterwa n'umwana ugiye kumanuza. Okay, twagiye kuri minimum bro minimum cyazo ufite undi gutereta umwana cyazo ufite akajana ndabizi ko kashitura umwana ubwo ku note yawe ya 5 ntabwo ushobora kuvuga ati uyu mwana mujyanye ahantu reka dusohoka bakorodete mu mbabarire nako uri kumva ariko ba Serafine abo nibo bavuze umva se tugaruke mu muziki reka twikomereze mu muziki bro ibi ngibi tuzabiganiraho bro nyuma yo gukora indirimbo garuka ubona feedback kuri social media yawe cyangwa kuri YouTube channel yawe ubona garuka ari ze feedback iri kukohereza nyine ubona ari ikintu kiri guhinduka. Okay, kambabwire garuka nimeze garuka yakozwe na To The Hit mastering na Mario Rugamba video ikorwa nanjye ndetse na Nathan Craring ikorwa n'umuntu wa mbere
muri Musanze bro mu ntara yose y'amajyaruguru bita barahira agukubita kara ukagira ngo ntago wigeze ubaho. Ko abandi bahanzi dukunda kubona bakora indirimbo bagashyiramo bro abakobwa bameze neza kubera icyo wahisemo kujyamo wenyine bro? Ukuvuga ngo ni ya mbere yagiye indirimbo mfite irimo umukobwa nimwe. Kubera iki rero ntabwo bikunda? Nabyo ntago nabiganije mama. Afite n'indirimbo mama yanze kubera igishego cyinshi ndayifite. Igishego yangiye iki nta magambo arimo cyangwa ni video? No kubera video nta muziki njya nsohora utarimo nyine mama atari yawumva. Byagenze gute nyine kugira ngo ayange? Nta magambo arimo cyangwa ni ukubera video? Ni umuvixen wabiteye? Byagenze gute? Twavuga guki byose tunyuremo muri iyo ndirimbo batazayiba kandi barayigejeje hanze ma nayo yari yasohoka ntabwo irasohoka. Kayo tuyihoreye nyuma yagaruka rero dufitiye iki abakunzi kanze mbatema akagiye gusohoka ako nayo ni depression urumva nayo rukumva. Nari bibanze tunyuruyemo numva iragenda ese mama ko wansize ibyapa wansize ngukunda sinzi niba ubyumva serata ganyu muzunsanga ni wowe mba nshaka kumbera muganga se wanwaye umutima ngaho nkura mu y'umwijima ryumbera itara rimurika niyo bwaba ari ubwa nyuma se sinibona mwisi utarimo urimira njya nibonamo mbabazwa no kwiyumvisha ko hari love mba ngusunikamo se niwe rukundo nabuze se wankoze ibiki kuki wahindutse niwe rukundo nabuze se wankoze ibiki kuki wahindutse nayo isa depression so no niyo ngiyo beat bayima numvaga ari love song ako nayo ngize studio numva nyine kuntu beat imeze yaba ari sad story man. Ushobora kuba ari umuntu ukunda kubabazwa cyane n'abakobwa. Ku bakobwa baranzika nibwirira abakobwa wowe uretse ukumva bakobwa banyarwandakazi abanyarwanda nimushakemo uretse abanyarwandakazi no kuri kwimana na depression mfite. I'm Mr. Romantic inside me ndakunda bro. Ahubwo nyine nimujye mugendera ku miziki yanjye tu. Miziki yanjye iri depressed ariko ngewe I'm romantic. Ni bya bindi by'abahanzi tukumva n'inkuru y'umuntu kaba wayirimba. No boro zanjye zose ziba ziri best. Niyo ngiye gusohora umuntu bita Zuzi indirimbo none ikoreye ura mwana yaguci tugenda tugana ku musozo mera nk'ubutumwa nk'abantu bakunda Zuni bakwitega wiki muri uyu mwaka w'2020. Abantu bakunda Zuni njye gusohora indirimbo 3 zisigaye mu uyu mwaka then umwaka wa 2027 na ndirimbo muzabona. Kubera iki man ugiye guhita udusezeraho gutyo gusa cyangwa hari ubundi buzima ushaka kwigira? Ngiye kujya mu buzima urukumva wo gushaka nge this year ndi gushaka umwana tuzata dukundana nkahita mbura ugahita ubura byanyabye naba yaragukundiye ako nzagaruka ndi kubaha nka album naba yaragukundiye imiziki yawe nuyireka ubwo urumva nzajya muririmbira tubyutse zabana tuba tugisenye nkabari imbere bakavuga ati yo n'ikindi dufite igitaramo ku wa gatandatu by the way hano kuri home in stage performance by Vanga nanjye na Papa Cyangwe na Musinga n'abandi bantu mukunda benshi cyane bamucunyi hano kuri home in muzaze mutaramane nanjye Zuni na Vanga na Papa Cyangwe drip muzaze rero mwumva imiziki yacu nta kindi nako kandi mukomeje mukunde garuka no kuri kw'Imana nibagende bakore subscribe bakoresha ya A1 batange n'ama comment kuri garuka reka nizere ko na subscribe kuri KORA TV mu sharing bro A1 ibyo ni ibintu Kristo afite ibintu byinshi muteri mwabo se wajye babwira ibintu byose bro hari ibanga mbayishe ikibazo umuntu bategereje guzagenda uvuge ngo Aragitosa then bogwe oya aho ntabwo bahansanga man Bibiliya ni igikunda kuvuga ngo nimukora ibyiza nimuzemerwa bemerwa ni benshi baretse nkababwira umurongo wo muri Bibiliya hari umurongo muri Bibiliya uzise man na Bibiliya ni imwe nazi mu murongo wo muri Bibiliya haranditswe ngo ese ntabwo bavugaga ngo muri Yesaya cyangwa muri Nusa yaravuga ngo haranditswe ngo nyine wende kubajije ngo hehe handitswe ni Jeremiah ndakeka
muri Yeremiya ariko haranditswe ngo waretse se nkavuga mu cyongereza ntari bivuga mu cyongereza ndi umugande mukumva ukumva haranditswe ngo commit every work you do to the Lord and he shall bless it. Nyine buri murimo ufite jya uhereza nyine jya wereka Imana tu uzawublesinga inuma Kristo inuma ya Kristo. Bro, you bless us man. Bro, ikintu wakora cyose kangirira nama abajene uko waba ufite hit kose ntukajya wibagirwa abantu bawe bro. Kandi umuntu yari uwawe tu ntukajya utuma mutana ari wowe biturutse gereka ari wowe biturukaho tu. Reka nizere ko tuzongera tugakorana ikiganiro ducumbukure kuri ako kantu usorejeho. Urabibona rero buri kugenda bwira reka turekere aha ngaha nimumukunda muzatubwire tumugarure. Shimire na Fido wa Mungu bagura mwawugiranye nyita Kristo intumwa Kristo na Zuni mugende mu subscribe mutange comment amashya menshi cyane mumwereke urukundo. Ciao ciao.